Igitabo cy'Abami. Iki ni igitabo abantu benshi muri Bibiliya mwaba mufite igitabo cya mbere cy'Abami ndetse n'igitabo cya kabiri cy'Abami. Hari na bamwe bavuga ngo ni abami ba mbere ndetse n'abami ba kabiri, ukagira nyine ni abami bamwe hakaba n'abandi bami. Ariko se waba uzi ko mu mwimerere w'iki gitabo ari igitabo kimwe? Nibyo, wabyumvise neza. Nubwo muri Bibiliya yawe ufite icyitwa Abami ba mbere cyangwa se igitabo cy'Abami ba mbere ndetse n'igitabo cya kabiri cy'Abami, ubundi mu mwimerere w'iki gitabo ni igitabo kimwe. None wakibaza kubera iki twe tubifite ari ibitabo bibiri bisa naho bitandukanye? Ni ukuvuga ngo mu mwimerere iki gitabo cyanditswe ari igitabo kimwe ariko kiri ku mizingo itandukanye. Ni ukuvuga ngo wayifata nk'aho waba uri kwandika inkuru, urupapuro rukagushirana ukayikomereza ku rundi rupapuro, ariko ubonye izo mpapuro akabona ni impapuro ebyiri, bityo akabigira ibitabo bibiri bitandukanye. Uko niko byagenze, niko twaje kwisanga dufite igitabo cya mbere cy'Abami ndetse n'igitabo cya kabiri cy'Abami, ariko ubundi mu mwimerere wacyo ni igitabo kimwe cy'Abami. Ushobora no kongera ukibaza ati none se kuki cyitwa igitabo cy'Abami? Ni ukuvuga ngo iki cyitwa igitabo cy'Abami kuko gisobanura amateka y'abami bakurikiye umwami Dawidi. Niyo mpamvu cyitwa igitabo cy'Abami. Tuguhaye ikaze muri iyi video aho tugiye kurebera hamwe incamake z'igitabo cy'Abami, ku buryo n'ubutaha nujya ujya kugisoma kizajya kikuryohera. Twebwe tugiye kukiga nk'igitabo kimwe. Nubwo ufite igitabo cya mbere cy'Abami ukagira n'igitabo cya kabiri cy'Abami, twebwe tugiye kukiga nk'igitabo kimwe kuko twabonye ko no mu mwimerere w'iki gitabo n'ubundi cyari igitabo kimwe. Igitabo cy'Abami. Tugiye kwiga igitabo cy'Abami mu ncamake ku buryo n'ubutaha nuzajya kukiga uzaba wamaze kumenya umwimerere w'icyo gitabo n'impamvu cyanditswe. Iki gitabo twavuga ko kigizwe n'ibice 4. 4. Igice cya mbere kitubwira ku bwami bwa Salomo. Igice cya kabiri kitubwira Isiraheli icikamo ibice. Igice cya kabiri cy'iki gitabo kitubwira Isiraheli icikamo ibice. Ushobora kwibaza ngo byari byagenze gute? Nakubwira ati humura rwose turabyinjiramo. Igice cya gatatu cy'iki gitabo kitubwira ku cyitwa abahanuzi. Abahanuzi bagiye bahanurira ubwoko. Urumva iyo Abisiraheli cyangwa se ubwoko bwa Isiraheli bwatangiraga kugenda bugaragarwaho amafuti, Imana yoherezaga umuhanuzi akaza kubaburira. Ibyo nibyo tubona muri iki gice cya gatatu. Igice cya kane, wibuke ibice ndi kukubwira ni ibice bigabanyije muri iki gitabo cyose. Ntabwo ndi kuvuga ngo igice cya mbere, icya kabiri, icya 8, icya 9, icya 10 nk'uko bigiye bitondetse muri Bibiliya. Oya, ndaza kukubwira n'impamvu bigiye bigabanyije muri ubu buryo. Igice cya nyuma kitwereka kugwa kwa Yerusalemu. Wagize ngo se si ibi ngibi? Ni ukuvuga ngo iki gitabo cy'Abami ushatse wakigabanya muri ibi bice 4. Igice cya mbere kidusobanurira ubwami bwa Salomo. Igice cya kabiri kidusobanurira Isiraheli icikamo ibice. Igice cya gatatu kitubwira abahanuzi bagiye bagerageza kugenda basubiza Abisiraheli ku murongo bababwira icyo Imana ibashakaho, ndetse igice cya kane tukabona kugwa kwa Yerusalemu. Mbere y'uko tugera ahangaha nagiye tubanze twibukiranye igitabo cyakibanjirije. Wibuka Abisiraheli bageze muri Kanani bafashijwemo n'umugabo witwa Yosuwa.
Nyuma y'uko Yosuwa apfuye bayobowe n'abitwa abacamanza. Abo bacamanza harimo ba Samusoni, ba Yefuta, ba Gidiyoni ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ariko bose bagiye batenguha Abisiraheli. Nyuma y'uko byaje gukomeza bigenda gutyo, Abisiraheli baje kwisabira Imana ko bayoborwa n'umwami. Uko niko hajeho umwami Sawuli, ariko Sawuli ababera umwami ushaririye, Imana iza kumusimbuza umugabo witwa Dawidi. Nyuma y'uko ubwami bwa Dawidi nabwo bari butangiye gusa n'ubugwa bitewe n'amakosa yakoze twaganiriyeho mu gitabo cyabanje, noneho muri iki gitabo tubona noneho hagiye gukurikiraho ubwami bw'umwana we ariwe witwa Salomo. Tuguhaye ikaze, nyemerera noneho tubyinjiremo akantu ku kandi, ariko nanone mu buryo bw'incamake. Nyemerera dutangire tureba ku gice cya mbere aho tubona ubwami bwa Salomo. Izi ni inkuru uzabona mu cyitwa igitabo cya mbere cy'abami, guhera ku gice cya mbere kugera ku gice cya 9. Ahangaha niho uzabona inkuru itangira itwereka Dawidi. Ubwo Dawidi ni se w'uyu Salomo. Ubwo urumva Dawidi yari atangiye gusaza. Muri uko gusaza yimitse umuhungu we ari we Salomo. Ni ukuvuga ngo iyi nkuru dutangira tubona Dawidi ari kuraga umwana we, hanyuma Dawidi agapfa. Ubwo urumva birumvikana Salomo nk'umwana we yagombaga guhita agira gute, yima ingoma. Hanyuma Salomo nk'umuntu wari wararezwe na se witwaga Dawidi wubahaga Imana, Salomo nawe akigera ku bwami ikintu gitangaje yakoze nuko yagize gute, yasabye Imana ubufasha. Iyi ni inkuru abantu benshi bazi, aho Salomo yagiye gusaba Imana ikintu cyitwa ubwenge. Ni igihe Imana yayimubajije ati Salomo, ni icyifuza ko nguha? Salomo arareba aravuga ati Imana, nshaka ubwenge kugira ngo mbashe kuyobora ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Urumva nk'umwami mushyashya ndetse uzi icyo koko akwiriye gukora, yasabye ubwenge mu cyimbo cyo gusaba wenda ubutunzi n'ibiki byose. Ibyo bituma Imana imubwira ati kubwo kuba udasabye ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse ubwenge, nabwo ari ubwo kugira ngo uyobore ubwoko bwanjye neza, ibindi byose uzabyongererwa. Urumva ko tugenda tubona ubudasa ndetse n'ubudahangarwa bw'ubwami bwa Salomo bitewe n'ubwenge Imana yari yamuhaye, kugera n'aho amahanga yose yarahururaga bakazavuga ati dukwiye kujya kwigira kuri uyu mwami, tukareba uburyo bw'imitegekere, uburyo bw'imikorere ye, uburyo ayobora ubwami bwe ku buryo bugenda bukaba ubwami bw'igitangaza. Uko niko amahanga yose yagendaga aza bamuzaniye amaturo, bazamuzaniye ifeza, bamuzaniye zahabu. Mbese ubwami bwa Salomo bwaragiye mu bwami budasanzwe. Gusa nanone wibuke ku bantu twagiye tubana muri video zose zagiye zibanza zisobanura incamake z'ibitabo bibanziriza iki, bisa nk'aho abantu bose bari bafite ya virusi n'ubundi y'icyaha kuva kuri Adamu twabonye ko agaragarwaho n'iyo virusi y'icyaha nyuma y'uko bari bamaze kwigomeka ku Mana bakajya ku giti Imana yababujije. Iyo virusi y'icyaha imeze nk'aho yinjiye, ndetse Imana nyuma y'uko yaje kumera nk'aho isukuye isi ikoresheje umwuzure, n'ubundi n'uwo Nowa warokotse nawe iyo virusi bisa nk'aho yakomeje kumugendamo. Iyo virusi y'umutima utumvira Imana, tugenda tubona umuntu uwo ari we wese nubwo yaba mwiza gute, tugenda tubona ageraho atenguha abantu ndetse n'Imana. Ibyo urumva ko ntabwo byari bitandukanye no kuri Salomo. Nubwo yari umugabo ufite ubwenge, umugabo ushimwa n'Imana ndetse n'abantu, ntabwo byateye kabiri, kuko uyu mugabo nawe yaje gukora ikosa nk'uko na Dawidi nawe yatangiye ashimwa, ashyiraho Yerusalemu akayihindurira izina, akazana isanduku y'isezerano akagira ate. Uyu Salomo nawe gushimwa kwiwe ntibyamaze kabiri. Uti byagenze gute? Guhera mu bice 9 kugera mu bice 11 tugenda tubona Salomo akora amakosa adasanzwe. Urumva uko amahanga yazaga amuramya, amwigiraho ibintu byinshi, niko na Salomo yagendaga ashaka abagore bo muri ubwo bwami bugiye bumukikije. Wibuke Imana yari yarabibabujije, bavuga ati muzashaka abantu mu bwoko bw'iwanyu,
ariko bisa nkaho Salomo yatangiye gukora ibintu mu buryo bwe, atangira gushyingirwa abagore bo mu yandi mahanga. Wibuke kuba Imana yari yarabibabujije, si uko Imana ya Isiraheli yirondaga cyangwa se inena abandi bantu, oya, ahubwo nuko abo bantu bari bafite izindi mana, bafite n'ibindi bigirwamana, bafite n'indi mico, ndetse no kugera no ku gutambira ibitambo by'abana babo izo mana zabo. Urumva ko yari imico itari kugomba kugereranywa n'Imana ya Isiraheli. Ikintu gitangaje rero nuko Dawidi we ibyo byose yagendaga abyakira, yaba ubutunzi bamuhaga akagenda akabwubakisha igisirikare, akabwubakisha ibintu byose Imana yari yarabubujije. Tubona mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice nka 17 gutyo, tubona ibintu byose Imana yari yarabubujije Dawidi we agenda abikora akantu kandi. Ndetse Dawidi aza kugera naho rwose atangira gukoresha uburetwa Abisiraheli bo mu bwoko bwiwe, agerageza kubaka ibikorwa by'ubwami bwiwe. Urumva uburyo Salomo yatangiye kugira kugwa kudasanzwe. Ibaze, yakiriye abo bagore bazanye n'imana zabo, arazemereye mu gihugu cya Isiraheli kiyoborwa n'Imana itavogera. Watangiye kwemera abo bagore bakazana n'imana zabo. Iyo ni inkuru y'ikimenya bose, uburyo Salomo yashatse abagore benshi kugeza ku bagore rwose umubare utubutse cyangwa se umubare uhagije rwose. Ndetse ariko ibyo byose byaje kugenda bimuviramo kwicuza gukomeye, kugera naho yanditse igitabo cy'umubwiriza, nacyo tuzaganiraho mu zindi video. Ubwo urumva ibyo byose byagiye bitangira gutuma ubwami bwe butangira kugenda bugwa, kugera naho yasoje yicuza. Nabyo tuzabona ibyo yagiye yandika mu gitabo cy'umubwiriza. Urumva rero ibyo bintu yari akoze ntabwo byari kuviramo aho, ahubwo byakomereje no mu bana biwe, aho umuhungu we witwa Yehobowamu wamusimbuye ku bwami ubwo Salomo yari atangiye gusaza. Umuhungu we niwe wamusimbuye, umuhungu we witwa Yehobowamu. Hanyuma uwo Yehobowamu nawe yashatse kugendera mu mujyo wa se, ndetse washaka no kubikuba yigwizaho imitungo, ndetse agerageza no gushaka kongerera imisoro abaturage ba Isiraheli. Urumva ko cyari ikibazo gikomeye. Hakaba undi mugabo noneho witwa Yerobowamu. Uwo nguwo yari umugabo utanumvikana n'ubwami bwa se Salomo. Nyuma y'uko uwo mugabo rero yumvishe ko Salomo atagihari, ahubwo hariho umuhungu we Yehobowamu, uwo mugabo yaraje aravuga ati, nyamuneka mwana w'umwami, nugerageza kutuyobora nk'uko so yatuyoboraga atuyoboza igitugu, ntabwo biri buze gukunda. Uko niko byaje gutuma Isiraheli itangira kuzamo imvururu, ndetse igihugu gicikamo ibice bibiri. Ubwo urumva hasigaye igice cy'amajyaruguru kiragenda kirigomeka, bagira umurwa mukuru witwa Samariya. Hanyuma n'igice cy'amajyepfo cyagumye n'ubundi ari Yerusalemu. Ubwo twinjiye hehe? Mu gice cya kabiri cy'uburyo Abisiraheli baje gucikamo ibice. Urumva byose byaturutse kuri Salomo. Icyaha yakoze cyakomeje mu bahungu be, abahungu be baza kugirana imivogero n'ibiki byose, Abisiraheli barigomeka, bituma habaho ibi bice bibiri. Igice cy'amajyaruguru cyitwa Isamariya, niho uzumva no mu bitabo by'ubutumwa bwiza muri Bibiliya uzabona Abasamariya badacana uwaka n'Abayuda. Uzabona nka Yesu ajya gusaba umugore amazi, akavuga ati, ni gute usaba amazi uri Umuyuda njye ndi Umusamariya? Urumva bari abantu koko bene mugabo umwe, bene Aburahamu, bene Isiraheli, ariko badacana uwaka. Dore aho rero byose byatangiriye n'ahangaha, ubwo Isiraheli yacikagamo ibice bibiri, igice cy'amajyaruguru kikitwa Samariya, igice cy'amajyepfo kikaguma cyitwa Yerusalemu. Ubwo urumva hano Yerusalemu bari bafite ya sanduku y'isezerano, hano Samariya ntabwo bari bafite isanduku y'isezerano kuko nta n'urusengero bagiraga. Ibyo byaje gutuma rero Samariya batangira kwiyubakira insengero z'ibigirwamana. Bagiye babyubaka mu duce tugiye dutandukanye, cyane cyane nk'ahitwa i Beteli.
bagiye bubaka ibicaniro by'ibigirwamana. Wibuke iyo Abisirayeli batangiraga kugwa, Imana yaboherezaga iki? Abahanuzi. Bivuze ngo iki gice cy'i Samariya cyangwa se igice cy'amajyaruguru, kubera ubuhenebere bukabije n'ibyo bintu by'ibigirwamana baje kugira, Imana yabohereje abahanuzi. Urabona ko twahise tugera muri cya gice cya gatatu. Abo bahanuzi Imana yohereje ni bande? Mu mugabo witwa Eliya ndetse n'umunyeshuri we witwa Elisa. Aba bagabo uko ari babiri nibo bahanuzi bagerageje kugenda bagira inama cya gice cy'amajyaruguru kugira ngo barebe ko cyagaruka mu murongo. Urumva uko imyaka yagenda ihita, ibihe biha ibindi, iki gice cy'amajyaruguru kitari gifite urusengero, kuko urusengero rwabarizwaga i Yerusalemu. Iki gice urumva ni igice kiberagamo ibintu by'ibigirwamana, kugeza aho uyu mugabo Eliya yagerageje kugenda akebura abo bami bo muri icyo gice kugira ngo arebe ko bagaruka mu murongo muzima. Hagiye harimo inkuru nyinshi benshi bazi, nk'ahantu Eliya yihereranye rwose abahanuzi ba Bali, imana ikigirwamana cyitwaga Bali, arabegera rwose abahanuzi 400 ku musozi Karumeli. Aravuga ati hanyuma njyewe mpagarariye Imana ya Isiraheli, mwebwe muhagarariye ibyo bigirwamana byanyu, ngo izo mana zanyu ngo za Bali zitavuga zidakora. Ariko kuko mwe mwizera ko ari imana zikora, reka noneho dukore nk'isuzuma turebe ninde koko ufite imana ikwiriye cyangwa se imana nzima. Ubwo niko bagiye ku musozi Karumeli. Eliya aravuga ati turatereka igitambo, turashyiraho igitambo hano ku musozi, umuntu imana yiwe iri busubirisha umuriro igatwika igitambo kigashya kigakongoka, twese turava hano twemeranyije ko iyo mana ariyo ikomeye cyangwa se ariyo mana ikwiye gusengwa. Uko niko byagenze. Abantu bazi iyo nkuru barayizi, ni inkuru iryoshye cyane. Abahanuzi ba Bayali baragenda baricara barasenga amasaha n'amasaha, reka da. Eliya arahiza aravuga ati niba mwarangije nanjye mumbwire nze. Aravuga ati ahubwo njyewe kujya umpere ku gitambo wenda cyumutse, mutaza kuvuga ngo nuko cyari cyumutse ngo nasubijwe mu buryo bworoshye, musukemo n'amazi musukemo n'amazi kugira ngo mubone noneho uburyo imana ya Isiraheli ari imana idakwiye kugereranywa n'ibyo bigirwamana. Igitambo bagisukaho amazi da, hanyuma Eliya aragenda arasenga. Mu kanya nk'aho guhumbya rwose, Imana itwika igitambo kirashya. Abahanuzi 400 bose babona ko Imana ya Isiraheli ari Imana koko y'ukuri, Imana ikwiye gusenga. Gusa nubwo ibihe byagiye biha ibindi, Eliya agerageza kugenda bacyaha, nyamuneka bigende guteka, reka abami bawo ntibumva, kugera naho umwami yaje kugerageza kuriganya Umwisiraheli uruzabibu. Ibyo biza gutuma Imana ibona ko abo bantu rwose bafite umutima unangiye ku kigero kidasanzwe. Imana nibwo yaje kubona ko uko byagenda kose badafite umutima wo kumva. Mose ajya gupfa yasize abibabwiye, mbashyize inzira ebyiri imbere, muhitemo kumvira Imana mugirweho n'imigisha, cyangwa se nimutayumvira muzagerweho n'imivumo, harimo no kuba mwatwarwaho nk'abanyagano. Na Yosuwa ajya gupfa yasize abibabwiye, abacamanza ntako batagize, abahanuzi ntako batagize, ba Eliya ntako batagize. Eliya amaze kujyanwa mu ijuru, Elisa nawe araza ashyiraho andi, ariko bakomeza kwinangira. Ibyo byaje gutuma Abisiraheli cyangwa se iki gice cy'i Samariya, ubwo nuba igice cy'amajyaruguru kuko nicyo aba bahanuzi bari barimo, byaje gutuma iki gice kiba corrupted, biza gutuma bajyanwa hehe? Mu banyagano cyangwa se exile. Uko niko iki gice cy'i Samariya baje kujyanwa hehe? Mu banyagano. Ni ukuvuga ngo baje gutsindwa n'abanzi babo, kandi iyo igihugu cyagutsindaga cyarakunyagaga n'ibyawe byose n'abaturage bawe, bagakukumba bakabajyana hehe? Kubakoresha ubucakara mu gihugu cyabo. Hanyuma ubwo dusigaranye iki? Dusigaranye igice cy'amajyepfo aricyo kirimo Yerusalemu, ari nacyo cyabagamo iki? Isanduku y'isezerano. Ari naho habaga iki? Urusengero rw'Imana ya Isiraheli.
hanyuma igice cya kane naho tubona kugwa kwa Yerusalemu. Utiho byagenze bite noneho? Urumva ibintu byari bimeze neza, bari bafite abami bameze neza, abami rwose b'intwari, ba Ezekiyeli bubaha Imana, ba Yosiya bagerageze gutora igitabo cy'Imana bakacyumvira ndetse bakagerageza no kugishishikariza Abisiraheli. Urumva ko ibintu hano i Yerusalemu byari bimeze neza. Wibuke igice cy'amajyaruguru cy'i Samariya bakomeje kwinangira, ba Eliya bagerageje, ba Elisa bagerageje, bakomeza kwinangira kugeraho babatwaye hehe nk'abanyagano. Dusigaranye igice cy'i Yerusalemu. Yerusalemu bameze neza, bafite abami rwose bumvira, ariko ibintu byaje kugorana tugeze ku mugabo witwa Manase. Uyu mugabo Manase niwe wakoze ku Bisiraheli bari batuye mu gice cy'i Yerusalemu, kuko uyu Manase yazanye imico y'Abisiraheli kuba baramya izindi mana zo gutamba ibigirwamana. Wibuke ni imico badoptaga mu bice bindi bibakikije, cyangwa se mu yindi mico badafite Imana ya Isiraheli, kugeza aho uyu Manase yaje kwemerera Abisiraheli ko batamba n'ibitambo, kugera no ku bitambo by'abana babo. Uko niko Imana yaje kuboherezaho umuhanuzi wo kubabwira ati no, enough is enough. Ubwo mutabashije kumvira, wibuke ni ubuhanuzi bari barahawe kuva kuri Mose, kuva kuri ndababwira ati nimutumvira nyamuneka muzagera mu mujyanweho n'abanyagano. Abahanuzi bagiye batandukanye bagiye babibibutsa babibasubiriramo. Igihe rero cyari kigeze ko Abisiraheli basogongera ku byo bishigishiye. Umunyarwanda niwe wavuze ngo urwishigishiye ararusoma. Uko niko rero n'aba ngaba bari batuye i Yerusalemu. Wibuke igice cya kane ni ukugwa kwa Yerusalemu. Uko rero niko Yerusalemu nayo yaje kugwa, ijyana muri exile, cyangwa se Abisiraheli nabo batwarwa mu bunyage. Wibuke Isiraheli yari yamaze gucikamo ibice bibiri. Samariya twabonye uburyo bajyanywe mu bunyage, noneho hari hasigaye igice cya Yerusalemu ari wo wari umurwa mukuru, irimo isanduku y'isezerano, irimo n'urusengero. Nabo rero byaje kurangira babaye corrupted, nabo baza kujyanwa muri exile cyangwa se mu bunyage. Ni ukuvuga ngo kera iyo igihugu cyaguteraga kikurusha imbaraga cyarakunyagaga, kigatwara ubutunzi bwawe, kigatwara abaturage bawe, kigatwara ibintu byose. Babagenda bakabakoresha ubucakara. Babakoresha iki? Nyinumva baranyagaga igihugu cyose. Nguko uko igitabo cy'abami gisoza kitwereka uburyo Abisiraheli batwawe nk'abanyagano. Ubwo twakibaza, ese Imana ibakuyeho amaboko? Ko tuzi ko Isiraheli bwari ubwoko bw'Imana. Bakibese Imana none igeze irabarambiwe, Imana irangizanyije n'ubwoko bwa Isiraheli. Bakibaza ibi bintu bizagenda gute? Well, izo zari incamake z'igitabo cy'abami. Ibyo bikagutera amatsiko yo kumenya igitabo gikurikiraho kugira tumenye uko byagenze. Tubonane mu yindi video.